kuki mutinya kurongora nicyo kibazo mbabaza. Ubushobora no kuvuga uti impamvu wambaye rinete ni bwa bwoba bw'uko ntinya, reka nzivanemo ngo subizemo noneho tunarebana. Ntacyo, icyo shaka ni igisubizo kizima utanjyanye mu mirongo ya Bibiliya, utancishije hirya no hino. Mbwira ubwoba mufite bwo kuzana abagore muri iki gihe ni ubuhe bwoba? Abasore benshi kandi icyo kintu kibari barambwira ati hari abagore ariko ntibantungira urutoki ngo ni bande. None se ubundi mubaze ikibazo baragutungira urutoki wowe ribu? Ntabwo nge diribo, ariko nk'abantu baba bashaka miture b'abagore batwara abana batoya mu maroji. Ariko se ubundi ko tuganira nkaba mbona ahubwo wowe nawe uba ufite agahinda ndo wabuze nawe abakujyanayo. Ako kuzaho kuko ukuntu uvuga ufite umujinya w'uko yenda wowe Samu rero oya mbwiza ukuri ubu bashaka ukababura. Muraho neza cyane inshuti bavandimwe mukurikira channel yacu yitwa Inama y'Ubuzima. Nizere ko muri amahoro mumeze neza, natwe tumeze neza, turashimira Imana. Mbere na mbere buri munsi iyo ngiye gutangira ndababwira ati bantu ukore subscribe mu gihe utarayikora. Niba utarayikora kanda aho hantu mu kaboko kawe k'ibumoso ukore subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi buri uko ikiganiro gisohotse. Aho imbere ya kamera yanyu dufite umutumirwa twatumiye. Samu umeze neza? Meze neza. Gira abanyarwanda niba umeze neza. Amahoro y'Imana kuri mwese, Imana iduhane imigisha. Yitwa Samu, si ubwa mbere tumuzanye hano kuri iyi channel yanyu, ni buri gihe dora tumutumira akaza katuganiriza, ariko uyu munsi ndashaka kumubaza Samu, kuki abasore muri iyi minsi muri gutinya kurongora? Ko? Abasore muri iyi minsi muri gutinya kurongora? Kurongora? Tukabitinya? Tubitinya kubera iki? None se nguhereho wararongoye? Oya ntago ari ukubitinya, atandukanye ujye uvuga ibintu ariko nabivuge mu buryo bwabyo. Vaneje ngo kuki dutinya kurongora? Nyine ndimo ndavuga abasore b'iki gihe kugira ngo bafate umwanzuro wo kurongora musigaye mubitinya. Ni iyihe mpamvu ituma mutinya kurongora? Ngo muzana abagore, dukora ubukwe, dutaha ubukwe, ushyira umugore mu mago. Kuki abasore b'iki gihe mutari gufata icyemezo cyo kurongora abakobwa? Nyene urabona ntago dutinya kurongora kuko ibintu mu gihugu cyacu bigezweho bihamagarirwa urubyiruko cyangwa iki, ntago kurongora ndumva babivugamo. Asesa na Bibiliya buretse nkubwira na Bibiliya bwe harya ni Pawulo nende sinzi umuntu avuze ngo kurongora ni byiza ariko ngo ikiza ngo nukubireka. No nawe uri kugendera kutarongora ni byiza kurushaho. Voilà, nawe nibyo wagendeyeho. Ushobora kuba ngenda njyewe nanjye nabona ari byiza kurushaho nkaba narabyihoreye. Uri gutinya iki kugira ngo urongore? Ninya se Bibiliya nuyemera? Ndayemera. None se kuki ibintu ivuga ushaka kubivuguruza? None se kuki wowe abandi noneho babikoze barayivuguruje? Samu ntago tujyananye nawe. Ese Forome reka nkubaza akabazo. Ubu wakugira nka minister ugiye guhagararira urubyiruko. Icyo nicyo kintu watinyuka ukavuga imbere y'abanyarwanda nko kuvugira imbere ya kamera kibabaje ku buryo ngewe n'abafite umusore wanjye. Ku buryo n'abafite umusore wanjye nkaba mwicaranye simutoze kurongora, ngomba kukuganiriza ngakubwira ati rongora. Nyine nanjye nakubwiye wakugira ministeri w'urubyiruko wasansibiriza urubyiruko kurongora cyangwa warusansibiriza gukora cyane ahubwo rukiteza imbere, hanyuma nkabahagarika kurongora. Kurongora birizana. Kurongora ni igeno ry'Imana, ni igeno ry'igihe Imana yakugeneye nk'uko wavutse. Ubuse wewe wavutse mu nda ya mama wawe kubera ko papa we yavuze ngo ndashaka kuzabyara SP cyangwa Foromina kuko niryo bakozeho cyane. Papa we yigeze abwira baba ngo ndashaka ko tubyara Foromina muri wenda muri 95 cyangwa na 7. Oya ni igeno ry'Imana. Hari ibintu by'igeno ry'Imana. Kurongora ni igeno ry'Imana, ni igihe Imana iba yaragennye bikaba. Iyo bigufasha bigufata nka Sawura ngo avuye Damasiko cyangwa agiye Damasiko ntago wabicika. Samu Ramponda sinoga kuzana imirongo yo muri Bibiliya nge ibyo wabwira byose sinabyumva, nta nubwo nabitekereza. Kuki abandi bafata umwanzuro wo kurongora? Abasore b'iki gihe muri gutinya iki? Kuki mutinya kurongora? Nicyo kibazo mbabaza. Ubushobora no kuvuga uti impamvu wambaye rinete ni bwa bwoba bw'uko ntinya, reka nzivanemo ngo subizemo noneho tunarebana. Ntacyo, icyo shaka ni igisubizo kizima utanjyanye mu mirongo ya Bibiliya, utancishije hirya no hino. Mbwira ubwoba mufite bwo kuzana abagore muri iki gihe ni ubuhe bwoba? Abasore benshi kandi icyo kintu kibari uratsinda mu bintu cyane.
ukuntu ibintu bimeze nabikubwiye ko bino bintu byizana ahubwo wabyaye abakobwa cyane ukaba ubona ufite ubwoba bw'uko utazabona abagabo bashyingira ko numva uturongoza ibyo ni ukuturongoza kuki si icyo kintu mbona wakigize nk'aho ari bizinesi ufitemo inyungu y'ubuzima bwawe ubundi kuki ubisasibiriza impamvu ngiye ndi kubikubwira ni uko ngewe numvise amakuru y'uko muri iki gihe ngo abasore basigaye batinya kurongora kubera ukuntu abakobwa b'iki gihe basigaye bitwara ariko abakobwa bitwara neza urabibona cyane none se abakobwa reba ukuntu bitwara neza urugero kera abakobwa bakera nibo bitwaraga nabi kubera ko baragendaga bakishingira ku basore bakagera bakabyita kubana no kugira ngo ubu nta musore n'umwe nyumva bavuga ngo umukobwa yagiye kumusurira kwamba ubwo abakobwa rero bitwara neza gute nuko mwamenye ubwenge abasore mwarabavumbuye musanga abakobwa inama bakoze inama murabavumbura hari n'igihe umukobwa akubwira ngo ndaza kugusura ukajya gutira geto cyane oya ibyo bintu ntabwo bibaho wangu abasore b'iki gihe ikintu nemera wenda amafaranga nk'ayo gushaka umugore kuko abagore b'iki gihe barahenze wenda ngo usubize twe gukomeza guterana amagambo ubundi ikintu gituma tudashaka cyane cya mbere ni ubukene abasore turakennye ariko nanone ntidukennye by'uko yenda byatubuza inshingano turacyagerageza turi gushakisha uburyo twagerageza kugenda twisuganya tugashaka ese ubundi turi bangahe abasore muri benshi abuzi ni bangahe ubundi wowe nawe turi kumwe iruhande rwanjye watinye kurongora ntabwo agenda bitiye ariko abagore ni benshi kurusha abagabo ku isi nyine abagore turi benshi ntawe wabihakanye ariko n'abasore bahari nabo ngo bafite ubukene ubundi hari ikintu kimwe ngiye nemera kurongora kuri iki gihe ni ukugira amakenga ntabwo ari nk'ibya kera so buri icyo nashakaga kuri ntabwo ari ibyo gusa ni ukuvuga ngo umugore avukana variyo ku myaka ya 18 ashobora kuba anafite indege yiwe yego twebwe noneho mu myaka 30 ya variyo turayikorera ntabwo tuyivukana turayiharanira tukayihingira tukagira ibiki ese niba ubona utaragera aho ushaka kugera urajya gushaka umugore wo kugira ngo uzaze kumwicishiriza inzara iwawe erega hari n'ikindi kintu kera abantu bakundaga gushaka cyane cyangwa se mu gihe cya mbere kuko yenda babona ko umwana w'umukobwa ari mu rugo imirimo yo mu rugo ariyo bamukoresha ubu abakobwa nabo basigaye bafite ibitekerezo nk'iby'abasore uje kubona yitwaye mu modoka agiye ku kazi kera abahungu bajyaga kubavana mu miryango ashinzwe imirimo yo mu rugo akamuvanayo ariko ubu ngubu umukobwa muraciringa ugasanga ahubwo mwajya no mu kabari ukabona niwe ukugurira ugatinyuka kuvuga ati tujyane mu rugo n'abakobwa rega naba benshi ntibabishaka gushaka nuko yenda bijya ubone kuko uzi ko nawe nashaka ariko ubundi n'abasore n'abakobwa benshi ntabwo bari n'umukobwa wanze gushaka yabonye umugabo nabona amafaranga urebe ko abagishaka uza abakobwa bamaze kumbenga njyewe kandi uza amagambo bambwira ubwira amagambo bambwira nuko yenda ntayavugira kuri kamera ndagerageza uwo umunyabwenge arabyumva ndabivuga mu migani yego agutega amatwi nyine ariko icyo ushaka akibona mbere y'uko ukivuga arakubwira ati shati ngo z'ubu rero ati zubakiye ku mafaranga ati nta mafaranga ufite nta kintu twavugana wenda mugaciringa akarya burushete cyangwa iki ariko umukobwa wemera ko mujya mu rugo aba yaguhengereje cyane akagenda uzi ubwenge bafite abakobwa udafite akantu ntabwo bivamo udafite amafaranga kuko bafite abandi bantu bakoze mbere babakemurira ibibazo noneho bishatse kuvuga ko abasore badafite amafaranga batazigira barungu arewe nese abasore ubu basore ibintu byabaye sansenika umusore arimo kujya ku muntu w'umumama cya kiganiro nigeze kuvuga bantu mudukurikira abafana bacu icyo kiganiro nigeze kukivuga ukuntu abana b'abasore barimo basanga abamama bubatse kandi bafite ingo ubu n'amahoteli yose cyangwa se amaroji uri kujya kureba ugasanga umugore wubatse asohokanye n'umwana w'umusore ariko se nkubereza ikibazo sha umukamerameni wawe nawe uba watumiye rero ni ukugerageza mugashaka kamera aho kugira ngo mujye muzana abantu nta kamera mufite aratwimuye atuvanye muri ariko twakomeje twari tugeze ku ijambo uravuze ngo abadamu ngo abakobwa ngo mu maroji ngo mu mahoteli ngo ujya kubona wowe ubabona ubundi ugiye he ubwo
Samu noneho aje kumwariza imbere y'abafana. Samu reka ngusubize neza nitonze kandi igisubizo kirimo ubuhanga ku buryo utagwisha mu mutego. Ntabwo ari umutego. Yewe ndi umunyamakuru ugenda ushakisha inkuru. Ikindi cya kabiri, iyi cano hariho nimero zacu hasi ku buryo ushoboye kunyandikira wowe ukambwira ikibazo baranyandikira. Nose ntabwo nkurikirana ibiganiro niba mbwiye abantu ngo niba hari inyunganizi cyangwa ibyo ushaka kutubwira kwandikire baranyandikira nkabimenya gutyo. Oya nyine ikibazo abakwandikira se barakwandikira ngo uzajye unabivuga kuri kamera cyane rwose yuko babonye basohoka. Yego barambwira ati hari abagore ariko ntibantungira urutoki ngo ni bande. None se ubundi mubaze ikibazo baragutungira urutoki wowe ribu? Ntabwo nge diribo ariko nk'abantu baba bashaka miture b'abagore batwara abana batoya mu maroji. Ariko se ubundi ko tuganira nkaba mbona ahubwo wowe nawe ufite agahinda ndobo wabuze nawe abakujyanayo. Ako kuzaho ndage kuko ukuntu uvuga ufite umujinya w'uko yenda wowe Samu rero oya mbwiza ukuri ubu bashaka ukababura abaki ni muhu bafitiye abo bantu ubona yenda cyangwa se bakwandikira oya turabagira inama bo babiduhereza mu bitekerezo bashaka ngo tugire inama abamama. None se ese sa wibagiwe umunsi twakoranye ikiganiro nkubwira ngo hari abamama basigaye basohokana n'abana b'abasore bagafata umutungo w'urugo rwabo bakawuhereza b'abasore. Niba umusore ari muri ghetto akamwishyurira iyo nzu, niba umusore ari muri ghetto akamuhereza amafunguro amutunga. Na sesa abamama ntago icyo kiganiro twagikoranye. Oya wenda twisubire ku byacu wambajije ngo ni kubera ikintu udashaka n'ibikine bike. Yego kudashaka harimo ibyumba byinshi cyane. Hari ibyumba biba biri iburyo biri ibumoso. Umusore rero arigera mu cyumba cy'ibumoso cyangwa akara mu cy'iburyo. Ndashaka kumva noneho uruhare rwawe impamvu abasore b'iki gihe bari gutinya gushaka abagore. Ntago dutinya. Wambwiye ikibazo cya mbere ko ari ubukene. Abakobwa ntago ashobora kukwemera udafite amafaranga. Nicyo kintu cya mbere gene. Bakobwa mwe muri kumva niba hari abakobwa bari kudukurikira mwumve ko musigaye noneho mushaka amafaranga. Oya buretse mbaza impamvu noneho bo bakeneye amafaranga ku basore. Hari abantu baturuta mbisubiyemo. Bayabaha batanabagoye. Ba papa wacu ariko. Oya ba mama. Itonde. Ba mama. Ariko se kuki none se papa arajya kuguhereza umubaya batinganye. Buretse gatoya. Icyo kintu rero cyuko hari abantu babaha amafaranga baturusha n'ibitekerezo bariyizi naze kuba ba papa ba mama. Ibintu byose bamushatse bivugira ahantu uzi ko umuntu wese aba yumva ibintu tuvuga. Bisobanurire neza abo bantu. Icya kabiri umusore gituma tudashaka. Oya icya mbere ntabwo urakivaho abo bantu. Nakubwiye ko hari abantu. Hari abantu baha abakobwa amafaranga. Bande mama papa. Ni abantu b'ababyeyi usanga babakunze nyine nk'abababyaye. Barakoze mbere. Barakoze kera nabo bashaka kwivura stress z'uko imbaraga bataye bayashakanye. Niyo mpamvu Sam ari gutinya kubavuga abo bantu ariko nta kibazo reka tumugende. Oye ngo ngeke uri kumbaza impamvu ibyo bibazo nyine by'abasore. Icya kabiri rero abasore nabo namaze kuvumbura akabanga buri. None ntabwo nari nzijarije. Ariko umusore usanga umusore afite umuntu burya ku ruhande nawe sinabikubwiye. Arampakanya yigira umumara. Ariko hari ikintu kintera n'ubwoba kubera icyo abantu bashatse usanga bafite agahinda kenshi cyane kurenza abatarashatse. Umuntu niyo mwamuvira mwarako ati ha tutabusya bwite ubume abandi nabo ngo umusore umuhana vayo ngo niwamuhana ajyayo ngo sha ngo nta muntu wubaka nkundi iriya uzagerageze nawe wirebe. Ese ubundi spe urinde iyo nsasibiriza ibyo gushaka cyangwa by'abasore ibyo bintu uri gutaha umwanya wataye umwanya tubwira uti kubera icyo abasore mukennye ko ari cyo kibazo dufite ahubwo ukatugira inama uburyo twashaka amafaranga n'abo bakobwa ko bazadukurikira. Wowe niyo ashatse yatubwiye ahereye ku ruhande rwiwe. Uruhande rwanjye jyewe rero njyewe narashatse Imana impa umugabo. Umugabo mbana nawe ariko muzi kubeshya ngo Imana yaguhaye umugabo. Imana se nitanga abagabo. Oya uwo mugabo yamusanze ari umuntu i Bugande ari umuntu witwa Bugende Wilson Bugande yarinjiye indirimbo yitwa ngo Mukama njagala kumanya. Iyo ndirimbo irimo amagambo mu Kiganda. Umukobwa aba agiye gusenga akagenda afite Bibiliya agakubitana n'umutete akamutereta yamutereta akavuga ati ngwino banze ufata akantu tuganire nta n'inyote kwica. Bakinjira muri butike akamwicirira ibyo afata nyine muri butike agatega ati na Bibiliya buyisize aho ngaho tugira tuganire iminota mikeya urabujyayo ugendayo tayari. Noneho umukobwa ajya gusenga ku wundi munsi wo gusenga yagera mu rusengero akajya mu bashima Imana kwa kundi baba baza gushima yerekana ngo telefone Imana
yarayimuhaye ngo dore telefone ndashimira Imana telefone Imana yampaye shitani kababeretse njyewe ndakora ibintu bagashima Imana imirimo yanjye barashima Imana igahita igenda iza mu nzoka yagera ku rusengero giteza mu bantu bagahita baza ati tuguhe telefone wowe ushima Imana kandi ati twaguhaye telefone wayisambaniye abantu bagahita abantu benshi rero hari igihe umuntu ashaka ugasanga agize n'ibibazo cyangwa se ugasanga wenda wowe urumva ko mwana ni urugero ugiye kuntangaho abantu benshi mukunda nkawe wowe nawe urabizi hoya bivuge habamo amabanga menshi mu rugo kandi nabo bakankunda ntukanyurire ko ntari nashaka niba ari n'icyo wampamagariye hano mvuka ku cyutambaza igihe navutse nabihisemo niba waranavutse nareke kutubeshya aho njyewe regamba nabitegereje nibyo bwira abafana badukurikira Sam ibisobanuro ari kumpereza kugeza aya masaha ntaho biramfasha mutinya ngo abagore ngo batazabakubita muri iyi minsi abagore bari gukubita abagabo mbere twarakubitwaga abagore bamukubita ariko njye sintinya inkoni oya ikibazo ntabwo kiza urumva se ikibazo ntabwo ari ugushaka ikibazo ahubwo ni uko bavuga ngo igurukanye umutanyi bavuga ko ari iyamaze ushaka kudasi nkanjye jewe rwose pe nanjye kubikora ariko barakubenda biranga n'ubu ngubu ndatereta umukobwa ati nta kintu ufite ahubwo vuga uti Samu ni ikihe kibazo nkubwire ko nyine wenda niba urumfasha mfasha noneho mbivugiye no kuri kamera njye ndakennye ngo ugire ikintu mfasha bari kugukurikira abafana bacu oya hera kuri wowe ukunda ku yewe rero nk'inama nakugira Yego. njye naguha inama y'ibitekerezo ntago ari ubufasha bw'ibintu oya ibitekerezo nanjye nabifite none ushaka ubuhe bufasha ubufasha bw'amafaranga nk'amafaranga se ngenda yafite none se kuki umbwira ibintu bisaba amafaranga nayo ufite nayo iri bumve ese ubu abarongoye bose nuko bafite amafaranga amvaye nase ujya ubona hari umuntu ubitinyuka ashonje ariko abafana bacu mutubwire uko mubyumva muri komenti ibyo Samu ari kutubwira ariko ngiye kugeza aya masaha hari umuntu wanyandikiye ambwira ko impamvu bari gutinya kuzana abagore nuko bari kugenda bareba ingo z'ubu ngubu ukuntu zimeze ingo z'ubu ngubu abagore ngo ntabwo twubaha abagabo bacu urarongora umugore mu minota itarenze ingahe divorce kabirabaye ngo abakobwa dusigaye tujya gushaka abagabo tukabashaka ari imitungo dukurikiye nyine bafite ibintu byinshi cyane bagenda bambwira muri komenti Samu nawe uri mu bantu bemera yuko ibyo bintu byo gutinya mureba ukuntu ingo z'ubu ziri kugenda zikora divorce aricyo kintu kiri gutuma abasore bacu batari kuzana abagore hakoze ubundi sipe ingo z'abantu zigendamo cyane ingo z'abantu ese isa ntabwo urebera divorce none se njye uretse ibyo bintu ko ntanabibona ntabyo ubona none se ubibona gute wowe ubona iki kuki ugenda mu bintu by'abantu cyane nyine ubona iki niba utabona ukuntu ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi ukaba utabona ukuntu abasore bari kugira ubwoba bwo kurongora kubera ukuntu abagore turi gufata nabi abagabo bacu erega ikibazo reka nkubwire sa niba utanabibona ngenda umugore sibyo yego ibyo nkubwira ni uko nzi ko bibaho ngewe nshoboye kuba ndi umugore mfite ikintu ndi gushaka ku mugabo wanjye nkavuga ati uyu muntu mfite tageti y'uko ari buntware nangeza mu rugo rwe icyo nshaka ngigereho ugasanga ngiye gukora cya kintu oya iyo mibare yari ya kera yarashaje ubizi gute ko yashaje impamvu yashaje ni ukuri kw'Imana ngenda hamya ntashidikanya ko abakobwa bo bafite amafaranga menshi ari nayo mpamvu baduca amazi abakobwa bo ubwabo bafite amafaranga ni nacyo kibazo ni ikibazo cya kabiri bayakura he rero ibintu byinshi ibyo bintu bayakura he babakobwa ugasanga umukobwa afite amafaranga kandi nta kazi afite aba yayakuye uzi ko abakobwa benshi basigaye banagakorera mu nzu akazi online uzi ko abana benshi bibereye online bohereza ya mafoto uza abagabo abakobwa baba bafite iyo bari mu nzu mu cyumba ahubwo se yagushaka uri umwe we yakwiteza abana b'abakobwa uba benshi none akazi basigaye bagakorera ajya mu nzu telefone abayifasha irimo abagabo umubare ahubwo agiye buriya umuntu wakoze telefone nawe yarashaka telefone uzi ko ituzura abafite urugero abafite umunyanigeriya umusouth africa umutanzania ubwo n'abo bose bamumenamo amafaranga cyane noneho basigaye bayohereza hari nayo biyobohereza ari amakowe ibi byagiye bifite kuri tiktok noneho bya tiktok umuntu arabakorera 1,100 afite 17 aba mu nzu y'ibihumbi 600 ahembwa 1,100
ukambwira ko ayo mafaranga ava he ariko mubwire uzi gift zitangwa kuri TikTok ubu ngubu uzi ko umwana aryama agahagurukana miliyoni 3 enye TikTok nanjye ndayikoresha niba uyikoresha sibanga urarizi gitandukanye ibintu nyine urarizi uzi amagift baba amagift babaha nyine ku yandi ma platform atari TikTok yego agira gutya ho gato yakerekana bombo creative bagatabamo apana ibyo kuvuga ngo aragenda ngo ajye ngo mutapi oya espere ikibazo jyana nakibonye kera hari yenda abakobwa bashakaga abagabo harimo kata nk'eshatu hari washakaga kuko igihe kigeze imiryango igahura ikaganira igashyingirana yego hari washakaga kubera ko yenda abona ko umuhungu umurambagije yifite cyangwa se afite umuryango ukize we babakennye akajya yemeze nk'uhungira yego hari uwashakaga ari uko sibyo igihe kigeze noneho cyo kuvuga ngo ndumva nshaka gushaka ibyo bihe rero byarahindutse gatatu ko numva ameze nk'uwa mbere ni ukuvuga ngo nyine ndabisobanura gute iwabo bashakiraga hari n'uwakundaga umuhungu akamusanga hari n'uwabonaga iwabo bamurambiye nyine iwabo bakamurambirwa we ubwiwe akavuga ngo ndagiye noneho ahanini abakobwa ntabwo bakoraga akaza gusanga ari ukugira ngo nyine bya bintu ufite abyitirirwe yego ariko abakobwa kuko basiga babona amafaranga yabo bazi gushaka yabo hari igihe usanga kuri konti ye afite amafaranga y'abasore 10 wajya mu kabari ahantu yereka abantu bajya mu kabari njye ntabwo njya nkunda kujyayo ariko hari igihe nanajyayo rimwe na rimwe yego wanajyayo ugasanga aranywa inzoga ibihumbi 150 wowe unywa y'igihumbi cyangwa amazi uwo mukobwa uzamutinyuke se namwe reka mujye mugeraho mutugirire impuhwe Erega ushoboye no gutareba mwabo bakobwa banywa izo ngizo ukajya mu byaro hasi baravuga ngo utabusabwe none wagiye mu byaro abakobwa ntabari none se espereka mubaza ushudutse wibona Kigali nihuba ubwo uzasubira gutura mu cyaro ngo ujye gushaka umugore wo mu cyaro nanone bizagutwara imyaka voilà niho uvukiye nk'umuntu wavukiye Kigali utagira mu cyaro ubwo azahora ahubwo hari ibintu abantu bahungiragamo inzira z'Imana ziruta imyenge ya supanete hari inzira abantu bahungiragamo cyangwa se bahungiramo vuga uti hubwo ni mujye mu rusengero burya mu rusengero umuntu afatira mu nda ko mu rusengero ko mu rusengero naho hasigaye hari imikino byarahindutse nanjye naho byarahindutse ukajya kumva ukavuga ngo uri umugore ufite umugabo mubyaranye abana 3 wajya kumva umuntu ari kwigisha ahise akubwira ngo uwo mugabo muri kumwe si uwawe hari undi mugabo Imana igiye kuguhera ese ikibazo kimwe na none unywa inzoga uri umusore wakundana n'umukobwa nako utanywa inzoga uri umusore utanywa uri umurokore mbega yego wakundana n'umukobwa unywa inzoga wowe utazinywa ntabwo bishoboka ntabwo bijyana none Kigali ko mbona kugira ngo uzabone umwana w'umukobwa cyangwa w'umusore utanywa inzoga ko bigoye ibyo bintu nabyo biri mu bintu bituma abasore benshi batinya ugiye kurugura umwana w'umukobwa aranywa kurusha ikibazo si inzoga cyangwa ukajya kurugura umwana w'umusore arayabona kandi ikibazo si inzoga uzi kuba unywa inzoga uri umusinzi ariko amata y'umukobwa anywa akaba yakuzura buti y'imodoka yawe mu minsi 2 yego komana hari ngo n'abanywa ndamatabi none amatabi kandi amatabi arimo amoko menshi ukagira ngo ni itabi rimwe bakobwa mube muri kumva ibirego biri gutuma mutabona abagabo oya nuko ngo ikibazo ntabwo kiri ku basore gusa kudashaka no ku bakobwa no kuvuga ngo nawe ugira gute sinzi umugani ngo nawe ufata ugira gute imigani ntago nyinshi ngo nawe uruka afata uhitwa umusore usanga yenda ashobora kuba ari muzima yego yajya kurambagiza umukobwa agahiga umuzima akamubura bikamutwara nk'imyaka 6 atari yabona uwo bahuza umukobwa bari muzima yarirengagiza ibintu byinshi yajya gukunda umusore agasanga umusore umva anywa amata wena nanywa inzoga ahubwo arabeshya nta cyizere yaho umukobwa ngo ibyo amubwiye abikora uko bikwiye ni ukuvuga ngo gusa Imana yonyine niyo ikwiye kumanura nk'uko yaturemye ikaturemera n'ibindi biremwa nyine ikaduha imitima yo kuba babi niba tubona n'ubundi abo turimo guharanira n'abari babi ahantu bigoranira nta guhuza umwe ari umusinzi undi atari umusinzi kandi ntabwo wakwifuza kugira abasinzi 2 mu rugo mwazabyara iki ubwo ngubwo kazizi mwabyara kazizi muri abasinzi muri babiri ya umunyerondo abafata reka nibariza abantu kuri kamera ariko icyo gihe mubyara kazizi reka nibariza abantu kuri kamera mushyire muri comment mu mbabarire umusore n'umuhungu nibura umubyeyi
umuhungu wari umusinzi n'umukobwa ari umusinzi yego ubwo umwuzukuru wanyu mwa babyeyi mwifuza ko yazaba ari iki kugira ngo mubone ko mwateye imbere umusogongezi njyewe rero nshobora kuba mbona kudashaka ari ikibazo nawe ngiye guteza umukobwa nkabyihorera ariko cyangwa se nkabona we yanteza ikibazo bigatuma udindira ukazategereza umuntu ukamubura ni ukuvuga ngo iterambere rijyanye n'ibitekerezo niryo duhomba mu rubyiruko rijyanye n'ibitekerezo ni iryo muri guhomba ibitekerezo bizima kuba wabona umuntu umujya inama mugahuza kuko nawe kubura umusinzi umukobwa akaba anywa wowe utanywa cyangwa se umukobwa atanywa wowe unywa abo bantu kubahuza nanone harimo ubukorewe ihohoterwa yego ahubwo ikintu cyaba cyiza ni ukujya mu rusengero nubwo yenda naho byahindutse niyo nyine nakubwiye mu rusengero ikibazo cyaho abantu basigaye bajya mu rusengero nyine baza ese sa ntabwo uratega ubwo reba kuvuga ngo ugiye mu rusengero uhunga noneho unywa itabi cyangwa unywa zazo Imana akaba ari we wanabibonye ko azinywa ukagenda noneho ugafata noneho ubikoraho bitanagaragara impamvu ni ngo wirukana umugore uguguna igufa ukaza n'urimira uriya ushobora kujya mu rusengero ukabonamo mini waza kuyifata igaragara biriya bintu nabyo wa mugani w'uburyasazi wawita ngo ugiye uburyasazi azimira bunguri esiperi gusa icyo nyine icyo gihe nyine ugiye uburyasazi uzimira bunguri icyo nasansiriza urubyiruko ni ukuba maso cyane kuko umwana w'umusore aba afite amafaranga byabura umukobwa bateretana agasanga arakurikirayo amafaranga agahita abyihorera kurongora kuko rero bagasanga umukobwa aramurusha Samuel sibyo twese twarakunze yego twagize igihe cyo kugira nyine cyo guhereza umwanya urukundo gihagije kandi ibyo badukoreye nawe nzi kuri mu bantu babikoreye noneho ugize gutya iboneye udufaranga kandi uzi mbone wavunikaga wavugaga amangambura ukayavuga kugira ngo tugereho kugira ngo uwo mukobwa umwaprocinge byibuze yego unabone ko kuri akanuza nyine kamwe tu n'abatayimini ande none ubonye udufaranga batangiye kuza bimeze nka kwa kuntu umuntu agira akantu ajugunyana amasaza akaza gutora neza kugira ngo nzakunda gute ngewe nakoze ibyo nshoboye byose nyifite urukundo nyarukundo mwigize nsyore none mbonye utuntu mutangiye kwigira gutya ubwo se urumva wakunda uwo muntu eregesipe hari umutipe aremye ngo ibintu byose ngo biri mu nzu ririya jambo riva amagambo akomeye mu nzu ibintu byose biri mu nzu ubu ikintu cyitwa ikoranabuhanga nibyo navuze mu kanya umukobwa aba afite abagabo 1000 ari kuganira nabo onorayini cyane asohoka mu nzu agiye kota akayaga kugira ngo yumve ko yaruhutse ndakubwiza ukuri ubonye mu mazu abana b'abakobwa mu byumba n'abasore ibyo baba barimo ni ikoranabuhanga baba barimo ese ko muri kujya kure bya bintu by'amacupa byabaye merine uzi ngo byaje gutya ari impanuka bitagera ibyo byabaye merine ariko jewe rwose babare nta zina ry'umuntu nazanye hano oya ibyo bintu rwose je abanza bucyo ni kukubwira no kuvuga ngo kugira ngo ugere kuri rarebo umuntu agwereza amadolari runaka akavuga ngo shyiramo iki icyo nshaka akaguhereza ni ngo noneho shyiramo iki ugasanga umuntu yaragiye araguka asigaye angana nka Kigali kanayigaburira ibyo bintu byo nanjye ntabwo mbese ibyo bintu ibyo byose njya nifuza no kubimenya nta nubwo twanabigenderaho kuko ntabwo tubizi buriya twari turi kuganira ngo ni ukubera icyo abana b'abasore badakora batubaka ingo urakora umuryango gute ku muntu ugutegerewe kabo ikintu cya mbere gituma umuryango dutinya kuwubaka ni ubukene kandi abakobwa baraturusha amafaranga ntabwo wajya kumutereta kurusha amafaranga umukobwa w'igihugu ntabwo byavamo icya kabiri umwana w'umukobwa ikoranabuhanga icyo bita interineti azi kuyikoresha abagabo bamuha amafaranga hari n'abayamuha atazi amazina yabo atanifuza kuzabonana nabo kugira ngo n'umwana wigurire ikintu icyo ari cyo cyose azaza ajya agendera kuri 2,000 3,000 umuhanga asigara haha irobo y'umuceri n'ubundi abavuga ati bitwa nuko nakubera muri gato niya nahageze niho mujya kubona ukabona arasenye kubera ko bya bintu yabonaga ntago ari uramubangamira uri kumubangamira uramubuza uburenganzira bwe bwo kuvugana n'abagabo ashaka arashaka umubare w'abagabo 1000 muri telefone ntiyuzura abagabo bigatuma avuga ati jya kujya umugabo azanankubita cyangwa nshizo sinkuko ukibona abantu baciye abandi amazozi nibyo bapfa benshi
amushaka azi ngo ashatse umuntu uzajya ugendera ku bitekerezo by'igihumbi n'ijana ku ijana wazajya abwira ngo ca hariya agaca hariya yagenda agasanga ari kuri telefone yacikwa agahita abona ibibombe muri telefone bitandukanye n'uko adatekereza umugabo agasanga nta n'akangana gutya yari afite mu bwonko agasanga ni nk'ikirere n'ubutaka ntabwo bari kumwe kandi babana mu nzu ugasanga umugabo ahise yiha agaciro agahita umwe akica undi oya hari n'abava mu rugo bakigendera buriya rero gushaka ibyo sinazabivamo gushaka ikintu kindi gituma ducika intege cyane nibyo tubona mu bashatse bamwe na bamwe nibyo tubona by'ikoranabuhanga birimo kwangiza urubyiruko nibyo tubona mu mifuka yacu abasore usanga tudafite ubushobozi bwo kuba twakwirwanaho kandi rega umusore ngo umugabo arigira kubura gato umukobwa ashobora kujya gukora ubukwe akahabwa amafaranga menshi abaho kandi ntabwo yazana ngo ayohereze umusore atakira nkongere ntabwo byashoboka reka ntabwo bibaho ugasanga umusore bamutwerereye ni 10 ni 5 kandi azabazwa za nshingano zose ugasanga rero gushaka kuri iki gihe nyine n'ubikora abikora rwose nawe avuga ati reka ngerageze kuko nta wabihungira ariko ubundi birakomeye kubera ubuzima turimo bwa none buragoye. Bafana bacu tugeze ku ikiganiro cyacu kigeze ku musozo, reka dusoze. Sami ibintu adusobanuriye byose niko bimeze. Abakobwa b'iki gihe twisubireho, mwisubireho, nanjye nari nishizemo kandi ntari umukobwa. Abakobwa b'iki gihe mwisubireho kugira ngo mubashe kugira ejo heza hanyu, kugira ngo nawe ugende ukora umuryango wawe. Ibintu uri kwivurukutamo muri iyi minsi ntabwo ibyo bintu uzabihoramo. Uko byagenda kose ibyo bintu imyaka izakujyana, kandi igisobanuro cy'ibintu byose ni igihe. Rero icyo nabwira abakobwa ni muve muri izo ngeso mbi, muve muri ibyo bintu byo kwakira amafaranga y'abagabo bo hirya no hino. Nawe wicare witekerezeho uvuga ati nanjye nkeneye umuryango, nanjye nkeneye kwitwa mama, nanjye nkeneye kwita umugabo, mvuge ati umugabo wanjye. Ibyo bintu byose turabikeneye ku bakobwa bacu. Iyo niyo nama nagira abakobwa bacu, kuko abasore b'iki gihe ntago banze gushaka, ahubwo barimo barareba ibintu abakobwa mwikora. Barimo baragira ubwoba bw'abakobwa ukuntu musigaye munafite amafaranga mukaba mubarusha amafaranga. Kandi ayo mafaranga ikibazo ni uburyo ayo mafaranga wabonye uyakoresha n'umwunganizi wawe. Nk'icyo kibazo sana ahantu yayavanye niho hagutera ingaruka mbi cyane. Ubundi ikibazo gihari gikuru, umugabo ashaka gushaka umugore nta n'ijana agira. Uzi umugore ufite amafaranga aragusuzugura. Gusa hari abana b'abakobwa bafite ishyaka nabo bakora babumva bakwigira, ariko nawe bajya gukunda n'umuhungu agasanga umuhungu niwe kibazo. Noneho nanjye ikintu nagiraho inama abasore, rwose nuba uri umusinzi uri umusore, ntuzategereze gushaka umukobwa w'umwana mwiza. Narebe mu basinzi bagenzi, fata mu basinzi bagenzi bawe, fata mu bapfu bene wanyu. Wishaka kuza kuruka ku mwana w'umukobwa utari umusinzi. Ego, niba wifuza umugore mwiza, banza ube mwiza wowe. Ego, umubere umuroromodo, bizagira ingaruka nziza ku bana muzanabyara. Ariko ntabwo uzabura umusinzi ngo uze gushaka umugore ngo urifuza umugore muzima, ntabwo bishoboka. Ibisa birajyana. Nagiraga inama abana b'abasore, niba ushaka umugore mwiza, banza wowe wirwanye, witsinde, wifatire umwanzuro, ube muzima. Ubundi uzashake umukobwa nawe umeze nkaho ufite indangagaciro nziza. Nicyo nakwifuriza abana b'abasore, bakazagira imiryango myiza, bakazabyitegereza mu bana mu miryango yabo. Ntabwo twaritinye, ahubwo guhuza nibyo byatugoye. Niba uri umusinzi ngo shaka umukobwa w'umusinzi aba ari we mu bana. Niba uri umuntu muzima ushaka umusinzi, niba uri umusinzi wa musore we, shaka umukobwa mu kabyiniro, aba ari we ugenda mu bane, imico yanyu muyihuze. Ntujye gushaka umukobwa w'umusinzi. Bazanubaka abo ngabo. Yego, bazanubaka, urugo rwabo ruzanakomera. Umwana asohokera mu kimasoro, undi bajyane muri boîte. Umwana witonda nawe ashaka umwana utuje ufite gahunda, nawe bazahura. Ubwo twabasezera mbibutsa gukora subscribe. Yari mama w'Abanyarwanda mwavuganaga. Bye bye.